Hey guys, hey, welcome back to my channel. Umukobwa wanyu mwiza no singaho mbazaniye indi video bifuriza amahoro y'Imana n'amafaranga menshi aho muherereye hose. Turibuze kuba turi kureba episode 10 y'ISEERERI. Just before we get into it, a little recap. The last episode 9 y'ISEERERI yarangiye pasiteri bamubwiye yuko yateye umwana w'abandi inda. Yateye umukobwa wacu Sandrine inda. This is after blocking her. This is after gaslighting his wife into thinking that, oh no, he will never cheat on you. He's the sweetest husband you have. Let's try to have a baby. Okay. Episode itangira aho yarangiriye kubera Steven has a lot to say, you know. Steven is bringing the news, the tea for this episode, which is ngo tetara aratwite. No, pastor, no se ngo njyewe birashoboka. Steven is very happy about the fact ko pastor nawe yatera inda. None hari no kuvuga ati hey, ibyahishwe wabihakana utabihakana nta kibazo. Ibihishwe byose bizajya ku mugaragaro nkuko Bibiliya bitubwira. Kandi ntabwo ngiye bwanjye numva ukuntu wagenda ugakora akazi ko gutera umukobwa ko gutera inda k'amasaha 3 warangiza ngo byihakane kugenda ubroke umwana. Ngewe kubera aya namashimwe ibingibi ni by'Imana igushaka yaguhaye kuba uteye inda ahubwo bizoje amatangazo yaninga mu itorero. Ngewe ku bwanjye numva twanabikora mana announcement ku ntuza ku rusengero twababwira ati oh my god pastor agetera inda amashimwe, you know, praise the Lord. Now they get to show us a bit of how Shema spends his time yatari mu kazi. Shema has a sibling, her name is Shenge. See ya? Shema na Shenge muri make. What about the rest of the family? Hey, pay attention ku byakuzanye. Ibyakuzanye nukureba ntuza nukureba series utari kubaza ibibazo, okay? Shenge n'umwana w'umukobwa muto, well, I'm thinking she's younger than him. Sibyo? And then Shenge ikintu cyakunda kurusha ibindi byose ni ukuririmba. So Shenge kandi nundi muntu uzaba ufite agahinda kenshi. Shenge afite agahinda yuko iyo agiye kuririmba Shema ntagakunda kumva Shenge aririmba, kandi Shenge afite impano yo kuririmba. And then agahinda kiwe nukubera first of all she's hungry, second of all ntuza kuba ufite ikintu cyukunda ntugire umuntu ukereka, kuba ufite impano ntugire umuntu ukereka, niko gahinda kiwe. And again, I'll stand on this. Shema is not nice. He's not a nice guy. Shema is not, maybe let's not say nice. Shema is not kind. Ntabwo ari umuntu uba neza, sibyo? Kubera ntuza Shenge agiye kugerageza koza ibintu arangije aravuga ati hari ibintu uhura nabyo bikababaza umutima wawe natakamira Imana igasa ntaho itakwitayeho. Shema loses it. Yumvishe Shenge atangiye kuririmba. Loses it. Aramubwira ngo jya byihorera, ajya bimuvanaho ibi bintu byo kuririmba. Nta kintu wakora utaririmba koko. Tuvugisha ukuri. Shema kwa ndirimba birakubangamiye. And then aramubaza ngo mbese wariye. Umukobwa aramubwira ngo ntukajye ucinyagurira. Rose nariye biturutse hehe. Aramubwira none se bya bishimbo byo nazanye nimugoroba 2 hehe. None se wahoraje kugura ibishimbo ntuzana amakara bitekesha iki? Ibishimbo narayenzanye. Nese ibishimbo ndabitera na amakara ari na kintu na kimwe gihari. So you know umwana wa buraye. And you know icyo nibutse nukubera in a few episodes back yaraguhereza ibiceri kaceri
hari umwe mu basirikare bantuza ba pirate ari kugera ari kuvurayivinga Yuda ngo ushaka igiceri ngaho mbwira amakuru, ushaka igiceri ngaho mbwira amakuru. So umuhungu ari kugenda akajya gutanga ibiceri kuri kace hirya, sino yarangiza akagenda akagura ibishimbo akibagirwa ibyo kubitekesha. None akibaza impamvu umukobwa ari kuririmba ati ugera mu birori by'inshuti ngo nibyo igihe gitoya ntibihoraho, ntibizatume uteshuka ngo ureke Imana, ngo Mana idahemuka jya uyizera. Honestly, ngewe kunama nabwira Shenge join the church, yeah. Maybe atari ya Steven nura mpasiteri, but nuza join urundi rusengero, nurangiza uzajya ukoresha impano yawe uririmba, bizagufasha kurusha kuririmbira musaza wawe. Speaking of which, Teta Teta afite depression. Teta, she's being turned each way and the other n'abantu babana nabo. Uwa mbere Kaceri na Rubanda, aho batambutse bakamubona akavuga ati urimbura mukora ntuza mabuja umugore wa ntuza wa Demayiwe aramubona umujinya ukazamuka, sibyo? Musaza we ntamwitaho enough to be like, hey, you who is violating my sister, get out of my house, out, sibyo? So this is after Steven asa nkaho amugiriye nabi imbere ya ntuza ya gate ari kumukingurira. So Teta ricaye arigunje ari kwitekerezaho, Rubanda araje arahamusanze aravuze ati ariko noneho weho ubwo wicaye wigunje gutya wenyine buri gutuka mabuja. Noho Teta ngo none siko nta kintu cyo mafite cyo gukora usibye gutekereza ni kiye kindi cyo nakora, ngo ahubwo wajya umbwira nkagufasha, ngo wenda ngumfashe wa mukobwa ushaka kugira ngo unyirukanishe, ushaka ngufashe imirimo ibe mikeya banyirukana ari kuvanga imirimo yabaye mikeya. Nibi nakubwira ngo uko gutekereza ubwo zaguharira imirimo imwe muri uru rugo banyirukane ngo akazi kabaye gake. Do you hear how selfish you are? Ariko none she can never do something right, and then here comes ntuza madamu urugo yirukanye ntuza Teta aho ngaho yari ari kuvugana na ntuza na Rubanda, arangije akubwira Rubanda ukunda kwivanga. Icyo ngicyo nicyo njya nkubona hari kibi gusa, nuko wivanga mu bintu byo muri runo rugo, okay? Uzajya ubyihora witurize. Ambwira ngo none se wambara inkweto zingana iki? Ntuza inkweto zo wambara ni kangahe? Ishati wambara ni kangahe? Na ipantaro none se kurya tetse n'umugara byo nabikunze, weho ukunda kurya iki? Umugore ari kwiteretera, umugore ari gutereta noneho Ntuza Rubanda yabuze aho yakwira, Rubanda yabuze aho yakwira, ntuzi ibi amasoni yamwishe. Noneho ngo noho madamu nguzi ko ufite amaso meza, iyo mugase kandi umusore mwiza bazarava ngo uri kusenga uko mba nkuvugisha nkabona urantinya, bura nzakora iki ngureke ibintu byo kuntinya. Naho Rubanda ngo uzampa kabisa uzansome zambizure, umugore ngo rekanze amukubita ikibizo cyo kutama. Umugabo
umugabo abura uko ahamagara. He was weak in the knees. He was left in a puddle. Oh my God. Okay. Now that we're talking about romance. Yeah. Aho pastor yagiye kuvumbika bamukomangiye teta ntoza Sabine yakomanze hasanga kacere. Niki kiri bube usibye kugira usibye kurwanisha amagambo. And then just like nkuko ntuza pastor yabwiye kacere wabonura kuno mukobwa akinjira mu nzu muri kino gipangu akinjira hano nzakwirukana. And kacere yavuze ati hey abati mana umfashe uyu mwana ntabu wa mbere wo nkubise. Nyagasani fasha uyu mwana ntabari wa mbere nkubise kuko bidahindutse ushobora kumuheraho. Amen. Umukobwa aravuga ati ubwire pastor ngazambona ntago byarangirira ngana bazambona. Okay. And then speaking of Teta with the depression yabaye n'ibiki byaza kuvuga ati nose ko hano nta muntu ubona avugisha ngo mbwire ibyanjye. Who can I call? Who is one call away? Ni Shema. That's the only person she could think about. So aramuhamagara ngo Shema ngo nelise ngo reko nagushakaga ngo uzaza gufata ibya ntuza ibinze byari ibishingwe bya imyanda ryari. Damn. And ntuza Shema aravuga ati as a matter of fact I'm coming now. Don't worry naza gufata ibishingwe uranshaka I'm coming right now. And then araza agera ku rupanga hasanga tena kacere tagikingurira abantu. Ageze kacere aramutuka might have yanamukubiseho. Arangije umugabo aravuga ati ibi ntawe nabishobora. Aragenda aravuga ati okay nisubiriyeho ubwo uno munyago w'umuzamu after namuhaye ibiceri yanze kunyinjiza cyangwa mpamagarire Teta yarara hafi aho ngaho aza kumva ibyabaye aza yirukanka asunika ntuza kaceri ariruka. Of course kubera ni ari ntuza ari scene ziri hagati y'abana bombi bari buze kubishira muri slow-mo bashiremo na ndirimbo yabo. And then back hug ntuza ariko no mukobwa rero you know what, let me not hate on it, okay? Let me not hate on it. Yirukanye nteshto no kuri ntuza no kuri Shema. Back hug. And the end. Konko niko ntuzirangiye. Episode 10. I think yeah. Darindie ngo ndebe ntuza sinira hagati ya ntuza ya pastor na Sabine. And I also am curious, ntuza ibyo but ntago bazabikora. Ntago benda kuzatuma umugore wa ntuza pasiteri ajya kwa muganga akajya kwipimisha we wenyine. That would be even better. If she finds out she doesn't have a problem and then bakaba bamaze intuza imyaka 5 batabyara, and then pasiteri akamuza ari kuvuga ati baby I'm sorry but nateye umukobwa w'abandi nda ariko ndi gutekereza yuko Imana yazatuvana muri kino gihe gikomeye. Umugore akavuga ati wateye inda umugore w'abandi kandi udatera inda. I feel like that's the way it's going. Ariko ntabwo bazinda kuzabitugezaho vuba. Anyways guys, wageze ahangaha. Thank you so much for subscribing. Yeah. I'll see you in the next video. Bye.